wagira ibintu nk'ibyo ngibyo sheri amaso yawe ari kureba hehe ari kureba he kureba n'amaso ibyo bivuze iki ariko wagiye umenya ko ari urukundo rwanjye w'ingenzi wahisemo location nziza yo guturamo uzi neza ko ari wowe umutima rero no kuzuza ubishaka ugabanyaho imitwe yawe usebe aho nari kujya kamanjye kwisengera cyokora kare uri Kigali uri gutonokanya ibintu uko ari byo mu cyaro wajyaga uri kugira ngo bigende bite nasinge mu cyo kuzana amavuta n'ibirayi ni kwande mva mu maso aho dusanzwe duhaye urahayobewe ese mva mu maso cyane n'ibirayi ako mabuja ikibazo nari mfite nashaka kukubwira nako cyakora wowe wese akwiye gusanga nawe urimo mva mu maso kandi niyo haba hari bitagenze aho nabanire hose iyo ngeze iwanjye niho menyera ko igeze mu ijoro rito uvuze ibintu byo kwirirwa nta kibazo abakobwa mbona ntukagire ijambo na rimwe ryakunegura imbere yo gukunda Peter icyo uvuga byose wisanzure wirekure uba amahoro mbese reka buri Imana y'isezerano gereza umutima agira gusekwa ntakagira ibintu wibikamo reka ibi bintu byose byo hanagura ushyire ku ruhande ntakagira ibintu bikerereza ariko uvuze ukunze uvuga kunegereza uvuga ngo gukunda ndibuka abagore bose abaturanyi abatambutse abagize gute cyakora ntacyo ariko abagore bose ngo abaturanyi menizi wate ushatse kuvuga iki ariko umutware mwiza ubu ushatse kunyibagiza yuko merutse gusohoka ngeze akantu uvuze ka mutware mwiza tubanze tukamwere gara twamwerega n'umutware mwiza ntubisanzura nari ndimo ndababwira uransigiriza ukambyinigiza ukanyoshyushya ukagira gute ubu wibagiwe ko ejo bundi yasohotse nari ngiye gusenga nkakubona urimo ureba ijisho rimeze ukuntu umuturanyi uretse ko buriya abagore mugira imitima yoroshye sibyo ariko buriya nawe ufite amaso nkayo mfite ukaba ufite ibyiyumviro bizima bikora neza ugatambuka mu nzira ukabona igiti cyaguye ntabwo watambuka utegereje amashami ngo n'abandi bantu babone inzira banyuramo icyo ni icya mbere icya kabiri urimo utambuka mu nzira ukabona umuntu w'imodoka arimo ugonze polisi itarahagera cyangwa ambirase ntabwo watambuka uri umuntu mukuru utamuhururije none se kuba naratambutse nkabona umuturanyi nkatambuka nkigendera nyine nahindi bamureba nyine njya ndebe nimba hari icyo namufasha nisaba nkugezeho gusa ibyo ni ibintu birenze ese hari ibintu birenze se hari ariko ujya wibuka ko ari wowe ndorerwamo yanjye ujya wibuka ko baruta bose ese uzi ko ari wowe cyamamare kubona umuturanyi bivuga kureba mu mbere uhereye mu maguru ukazamuka mu maguru niwe wahabonye ndetse narebye mu maguru buriya sara amaso yawe yarebaga gute amaso yanjye yari natambuka areba mu gipangu wabonye ukuntu wari ungwiriye none se aha nari nkugwiriye nyine nuko warebaga se iyo umuntu agwa kuba ibikanu byarebaga aha n'umutwe ureba ahangaha n'ibikira n'amaguru aho yari atandukanye ntagiye ngo mugwe hose
ko naje nkagwa muri wowe rukundo rwanjye ariko wajya umenya ko ari wowe w'ingenzi mu buzima bwanjye nkaza nkakugwa amashaka nkagwa amashaka oya jya umbwiza ukuri sheri ko umuntu birakareba narakarase erega maya abagabo barabuze uramfite cyo ntirihagije uretse gatoya yabizega n'undi kari wese mubaza wanjye reka mwihanagurira oya jya unyumva none ugasimbabarira iyo byarakubangamiye babarira sibyo ariko nta kindi cyari kibiri inyuma urabizi ko uri ingenzi mu buzima bwanjye kandi urabizi ko ngukunda pe ubizi se urabizi ko ngukunda none se imbabazi uri kunsaba nizo utazongera kumureba yego ntabwo nzongera kuko niba kumureba bimbabariza umugore kugeza ku rwego yakwicara akabitekereza akumva impamvu zabyo bamubwire neza ijana ku ijana sizongera no kumureba niba kandi binakubangamiye dushobora no gushaka ukuntu n'ubundi ahangaha si iwacu twajya no kwiturira ahandi da ariko byibura nkatunga umugore wanjye mu mahoro uriya mugore ko nabonanye nawe akoreye ibirya niriza ntabwo mbizi ibyo niba ndeba nyine erega iyo ufite umugabo mwiza ararebwa ariko waje gutura hano twaje hano tureke soma agacyayi birashira soma agacyayi birashira naho ubundi yakwizeze ko ari we humura ry'umutima wanjye kandi nanjye umyemerere mubere ihumure sibyo byibura umbwire icy'ingenzi kiri ku mutima wanjye umenye ibiriho nanjye menye ibiriho kandi umenye ko niyo abo bose bahaba n'abavutse ejo n'abazavuka uyu munsi n'abazavuka ejo hazaza ukamenya ko nta wasimbura icyuki cyanjye uri uw'ingenzi ntacyo urakoze kubw'amagambo meza nongeremo icyayi nze cyangwa ariko kagende ntabwo mba nasi ariko rero jya ujyana umutima utuje sibyo urumva rukundo yego Kate. Shiri. Biti. Nawe. Miriwe neza. Umeze ute? Umeze neza. Gusa uba wicaye wiyumvira ko ntabwo urakira ubuzima ko bwahindutse wajya ureka. Shari n'inzira ndende naciye. Ariko reka mubwire biriya bintu waciyemo bigomba kuguha kwiyubaka. Ese ni ngombwa ngo umubabaro uguherane? Kwezi kumwe cyangwa abiri ntabwo byashoboka. Oya birashoboka nyine ni gahoro gahoro ariko nta bitaguheranye cyane. Umeze uteze? Bizagenda bicamo. Hasi kuri kureba nk'utariye byagenze bite? Nakoreye. Mperuka icyayi nyine mu gitondo narashatse kugira ngo uze dufatanye guteka. Ntabwo humura ndaje nkwiteho sibyo? Nzi ko nanakuzaniye n'akayi nagishije. Kayineje. Ngo nyine ugira ibintu by'imbaraga. Sinumva se wowe. Kandi sheri naragushimiye. Yego. Ko watangiye kuzana umunezero. Urabona natangiye guseka. Umaze imyaka igera ku 9 naseka. Wari uzi ko ibyishimo byawe ari byo byangiza? Ntabwo nari mbizi. Sinari nzi ko tuzahura. Ni ukuri bimenye. Iyo wishimye nanjye mba ndishimye. Ariko iyo nsanze ubabaye gutya wigunze wiyumvira ni ukuri ntabwo wishimisha. Oya ntibizongera. Zirangerageza. Urakoze cyane. None se uzi ukuntu usa neza? Mu kanya turajya no muri salo ugere bakore uruhara ubwanwa busukure mbese ko uraza no kunsohokana ubyigeho nimugoroba kubera akantu uraza kumbaza akantu nkunda ariko ntabwo nkakubwira wowe ubanza ukambaza ese nanaza ntekereza saza ari byo ndimo musaza we asaza kudusura ryari hano cyangwa tuzajya kumusura asaza hano ryari hari gahunda ufite yuko azaza hano muri iyi minsi yenda kudusura ugiye kuri se nawe ugira nta kibazo nawe ugira se umusaza wanjye ndamufite ariko buriya nyine igihe nikigera azadusura nzamukwereka byaba byiza ukaduhuza ukamenyana wayahumura
humura mfite musaza wanjye nyine uri aho ngaho utamaye kaka neza shyira mugabo mwiza akoze cyane ryoherwe kandi ni ukuri iyo umubonye numva ameze nk'umuntu uriho urotunyuma kuko numva bidashoboka nari ngeze kure buriya rero nta kidashoboka mu buzima icya mbere ni ukwiyakira ukakira ubuzima uko buhindutse sibyo kandi ntabwo nshaka koheranwa n'agahinda mbabarire sinsongere no gusanga unameze gutya sibyo hanyuma rero ikigaragara cyo ntabwo wariye ariko ndaza gushaka uburyo ki nshaka umukozi ajya adufasha ariko baka kanya tugiye gufatanya dutekeye nawe rwose pe ndagufasha nawe kuko numva aribyo niyemeje sawa rero urakoze ubwo mu kanya tugiye guteka turateka ukunda agafi abizi sibyo cyagiye yegera ahantu asanzwe ariko wari warariye sawa rero turaza gufatanya sibyo rwose mu kanya duteke umva witegure nyine wambara imyenda yo mu gikoni nta kibazo yishakiye kandi ariko ntukore umukozi tugiye gukora nk'abashinwa umukozi we turaza kumushaka ajya adufasha umwe rero kambike kano kantu genda bashyire mu nzu yego ndagukunda urakoze nanjye ndagukunda karibu muraho urinde ndinde ndinde nyir'urugo ari nyir'urugo nyir'urugo ni jyewe abagabo barabona pe nyir'urugo ndashaka nyir'urugo wangana ni jyewe bari igihe ubwira icyo uje gushaka wowe we nyir'urugo cyane utambaye ijipo kandi ntabwo nzi ko ari umugore ubu rwabaye urugo rw'umugabo wowe kankubwire Imana niyo itabara abagabo ariko wowe mfashe umumbwire ko urungano rwe waje kumureba wowe nta kintu twavuga ahubwo isuka n'agatebo gusa nta soni usuzugure hano sha ntuzanongere kugaruka ndakwihanira garuka hano uti ajya wambara kangahe umushakire udukwiye tugende ko nduzi umeze nk'uwaje gufunguza waje gufunguza urugo rwawe mbwira ariko aha pause mugume shyira muri pause noneho diaro namara kugenda kweretse imbwa z'ahandi still running wakinjira senari ushobora kumbwira byibura ibice by'inkweto wambara kugira ngo ngushakire udukweto kuko ndabona ari two ukeneye ntabwo narinze umuntu nkawe aha ngaha cyangwa bikunze waje gufunguza wambara kangahe ariko mbabarire cyane nshobora kuba nakwiteranije none se wowe musaza wowe umudamu wa wowe musaza we musaza we naba ndi umugabo ho simfite kumenya umukozi mushya waje mu rugo kugira ngo umenye uko tumwitaho n'uko tumufasha koko iby'umugabo byo imba uri musaza we mbabarire ariko imba hari undi ho caho rwose ko sinamenya n'icyo uri cyo ushobora kuba ari ba bandi babarura imishinga bashaka gusubiramo ijambo rimwe ikigaragara ntabwo ari hano kuko yaba hari tuba twabonanye abayaje kumbwira ijwi ryanjye ryumva mu matwi rimuhumurira nk'amavuta meza ya elayo akinyumva yakaba yari hano kiragaragara ko adahari injira umubwire ko tega amatwi abiri umubwire ko urungano rwe rwaje kumurangira umusanga naho ubundi wowe ukeneye ubufasha gufasha ahubwo rero ukeneye gufashwa kuko wataye urugo rwawe urashaka kurinjira urw'abandi ntuzangarukire no mu rugo
shema bite. Musaza Mwana, uzi ko rumbushye kubita ibitenge ngira ngo ni nyoko bujuje umve n'irido nani. Utubyukiye. mbona umeze neza mwana. Nose ko yako wayura mani. Ukishima. Ukize ngo se mwana ngiye meze neza ahubwo afite gahunda ya danje none ufite gahunda za danje bro ijoro ryose ko rigira mandi gutekereza ako nta mugati wandusha Birandagaza. Umugati si wanyu nta migati mugira. Iwacu ako urabona uriya musaza inzara afite uriya musaza inzara afite ariyo gusigaza imigati none niyo mpamvu asize imigati uriya musaza arayibika kandi ayibika yibaza uretse ko noneho nta nubwo nzi nawe yayishyize nayishatse munsi yawe aho mbwira uriya musaza ko nabonye nyine abafite abagabo benshi hari iwanyu. uriya musaza agira inzara ku buryo uzi kugira ngo uriya musaza urumva uriya musaza kugira ngo noneho ikintu nabonye ukuntu uriya musaza ateye ubwoba uzi ko arisha nk'imbogo ibijumba aramira ibintu byose ararya urumva hari n'ibintu by'ibiryo umuntu aba amenyereye byo mu cyaro ku buryo wenda nk'abantu b'ikigali uretse ko uriya musaza nawe mbona rwose None se mani ko ndeba ugiye kunanuka kandi wari ubyibushye mani. ariko arasisi mba nkubwira ngo wejye unyeranja noneho wowe kumva reka mani dushobora kuzapanga zakupangira nka 5,500 kwezi kwapfuye. Sibyo urabizi ko nta kintu nakubwiye. Subiza ko turi inshuti ariko ubu none nta kintu gihari pe. Shawo umeze neza shawo uzi ko wagira ngo amavuta yanyakoboje yisigaho. Sibyo kuki utazanye igikombe isa n'igikombe tuvugana igikombe gihako ariko nta mugati uhari. nta kibazo nasomaho gira vuba oya buretse cyahoze se niba cyahoze umuntu yapfa kwiranda Oya buretse cyayo kirimo n'amatasha wanyu hagaragara inzara fe. mwamaremo se Ikibazo. noneho noneho reka nkubwire uri kumva ikindi gihe ntukanywa ku cyaha utaramamagara za gahunda ziko nzibagiwe reka mbyihorere Reka. Ntacyo wowe nubyibuka uraza kumbwira. Nanjye reka ntunganye utuntu hano mu nzu sibyo tuzaza kuvuga. Sibyo se? ibyo byo kurya biraza kuboneka saa Ako si mani si turi kumwe se. Tumenye ko iyo mabuja hari sibyo na bose. reka buriya nturebe ikibazo cy'iwanyu ibintu byose mubikorera mu nzu kandi twebwe iwacu iyo dutetse imbabura tuyitereka hano ku buryo nyine wahita ubibona ko dutetse ariko mwebwe Mani reka nkubwire sibyo. Nta kibazo ngewe ngiye reka ntunganye utuntu hariya sibyo. Uraza kumva ka kavugize ngo shyuhu. Menya ko byahiye sibyo. Yuhu. kuri kuzungwira ufite ikihe kibazo uvuye ese si wembaza utansubiza uvuye Shema si wembaza ko narindi hano hehe ahangaha hanyuma umuvuduko uzanye uvuye hano uvuye ufite ikihe kibazo ubundi gahunda zose nta kibazo uri muzima uri muzima wabaye kiko atari uko nkuzi siko ndeba ufite ubwoba ugiye no kwinyarira ubaye iki aka kanya nta kibazo hano se wafashe bambaye neza aya banza umbwire ibyo mbaza uvuye hehe sobanurira hari akantu k'agatekinike kaba kabayemo akantu gato cyane ko kwibeshyamo gato nyine katakabije nyamara napfushije mpagaritse
Narapfushije mpagaritse ufite ikihe kibazo? Shema soko nkuzi. Uvuye he ubundi? Ubura mfite akantu k'akabazo. Ngaho mbwira ko kabazo ufite. Ukagiye dupanga gahunda uburyo nyine Upangana nande? Ese vuga nde upangana nande? nyine nari ndi kukubwira ko nari ndi gupangana gahunda na Kalisa ngo tujye kuvoma. Mujye kuvoma. Musanzwe mujya kuvoma se amazi yarabuze. Amazi yanze. Amazi Kandi iminsi yaragiye. Kandi reka nkubwire Shema. Kandi reka nkubwire aka kaguru kawe. Aka kaguru kawe nutagahina. Ngiye ntabwo bizavamo nge nawe. Nushaka uhina akaguru kawe. Uri kumva neza? Ubu ushoboje yigeza nk'icyayi kuva mu gitondo. Ariko uri murirukanka wagira ngo imbwa zakurigase mu karenge. Nudahina aka kaguru kawe ngewe ntabwo nagahinye. Jya gutekera shoboje. Oh, sister wanjye Mary, bite. Karamera. Eze neza, umeze ute wowe? Ntabwo naguherukaga. Oya kuko uryo byo ntabwo birimo, mu byo nakora ibyo ntabwo birimo rwose. Nubona ko turi kuwa gatanu se ahubwo nimugoroba ufite iyihe gahunda? Mwinshi cyane ipfa kutakwica gusa. Ndahari cyane. Karibu rwose. Ahandi umeze ute? Nari meze neza ariko maze iminsi nyine mfite akantu k'akabazo nshaka kugira ngo tuganire nk'umusaza wanjye nyine twungurane ibitekerezo ngire inama nka mushiki wawe. Mbwira ntacyo niba ntacyo bitwaye wisanzuye. Kuri telefone se byo? Nta kibazo byaterwa n'uburemere wumva ubifite. Njye ndi ku biro ndi ku kazi. Uziko akazi kacu uyu munsi n'ubundi amasaha karangiriraho nagomba kuba nagiye muri siporo ariko nabonye ngifite ibintu byinshi byo gukora. Nagusanga tukavugana ariko mfite akabazo kandi k'abantu bakora ariko ntabwo ari ikibazo gihambaye. Okay, niba wumva kuri telefone bigoye ngaho nyaruka ndahari ntabwo ndakinga ari uko twabonanye. Wow. Urakoze ni ukuri naje nanaguhobera nari ngukumbuye. Ni ukuri ni karibu. Urakoze. Nawe. Sister wanjye ukataruka kumbaza noneho. Oh, Sister Mary, karibu. Yes bro. Yabaye abigega. Reka. Umeze neza se? Yego. Gira amahoro. Nawe kandi shati kobwa. Umeze ute? Ndabona umukecuru wanjye ugenda urushaho gusa nawe cyane. Reka se. Nuko dukura. Ndi kurushaho gusa na mama? No, cyane. Ase kuri mwiza ninde uri kugutetesha muri iyi biza? Bizi se. Cyaro. Ndacyameze. Sigaye ndaza umutwe muri ya urute wa cyana. Iko ntabwo niyo mpamvu uri gusa neza. Twari uri kugusiga se. Uramuzi. Uriya wenyine. Ariko ndamwemera. Agira akayaga bisa. Mukazana wanjye ni sawa cyane. None se twagira ikinyabupfura. Wampamagaye rero umbwiye ngo numva twabonana numva ngizemo akantu ko kwikanga. Ndetse bituma amahoro. Ni amahoro nyine. Ko tuganira nyine nka bro wanjye ukangira inama. Feel free. Rero maze iminsi ngushaka mbona ntagufatisha. Kuko nyine maze iminsi mfite igitekerezo. Ndabona nyine sindi umuntu mukuru. Yego. Kandi nawe uri mukuru. Isoko uko nsigaye ndaza umutwe muri yawurute ubwo si ibyo byishimo ngiye simbikeneye nyine narusha ko nyamuneza mfite. Rero nari maze iminsi mfite igitekerezo numvaga nshaka kumfasha nkava mu busiribateri. Twabonye umukwe. Urabona ndi umukobwa mubi. Ntabwo uri mubi gusa waba mubi nanjye naba ndi mubi nicyo byaba bisobanuye. Ubwo rero nanjye numva ari make nshaka gushaka umugabo nanjye. Uwo ni ukwande rero.
turamuzi rwose niba mutamuzi aka kanya ko muzamumenya. yewe nta matsiko mufite ibibazo byinshi rega kuri we rega ntabwo nifuza ko mushiki wanjye yaruha nzamukuzanira ni ukuri humura kandi ntabwo nabazanira umukwe mubi. Icy'ingenzi kandi ndamukunda naramubonye numva ndamukunze kandi nawe ntekereza ko ankunda niko mbizi. Ndabizi neza ntabwo muzamugaye. apfa kuba nyine nawe urabyumva. Kandi wibuke ko kuva kera twarakundanaga bro, ntuzagaye sheri wanjye. nyine tuzamugaye ariko twamubonye ibintu utarabona. Icyo ugomba kumenya narambiwe inkundo z'abasore bo muri iyi minsi. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko nyine ubu ngubu ndashaka gushaka umugabo ukuze, nibo bazi ubwenge, nibo bazi icyo gukora, batakiruka mu nkumi. Urabona ariko nanjye ndakuze, nanjye ngomba gushaka nyine umuntu ukuze. Batangiye wabonye ikirombe se cy'ifaranga nicyo kikujyanye? Reka ifaranga ntabwo ryubaka, bubaka urukundo bro. Oya shanda bazi muri iki gihe se ubwo niba uwo muntu uvuga ngo ntabwo ari umwana inkundo z'abasore ngo urazihaze, ubwo ntibisobanuye nyine ko ari umusaza. Mwese wibuke nagiye nkundana n'abasore ukabona baracyari mu bana batoya, ukabona rimwe yakunguje yagiye, gusa niboneye umuntu mukuru hari icyo bitwaye. Cyangwa urashaka ko uzarira nk'ukajya umufata nk'utundi twana twose? Kandi ndi kukubwira nyine ko nshaka umuntu ukuze, ese kuki njye watandera aje akuze? Erega abantu bakuze umugabo ntaza kukurera wowe? Oya ntandere, ariko byibuze tukaba duhuje ibitekerezo nk'abantu bakuru. Ese urashaka ko nirwa niruka muri izi mpinga? Arakuze kandi azi ubwenge bwo. Reka uzabanze umunyereke, ndumva kuri iyo ngingo tutari kubyumva kimwe. Ushobora kuba warikanze nk'udufaranga afite avuga ugiye kutuzanira umusaza we. Nta mafaranga menshi afite ariko afite urukundo kandi afite imyaka nanjye mba nkubwire rero kugira ngo bitaza kunzamurira isukari, ihangane urebe ukuntu waba ugiye, tuzongera tubivuga nyine. Ibintu by'abasaza uzabanza umunyereke, ndikiriza umukwe. Ni byiza kuba ugiye gushaka, ariko ibintu by'abantu bakuze do ahangaha n'ubundi na nyoko yajyaga ambwira ngo ugira menshi cyane. Njyewe ukunda abakwe ngo bafite amafaranga, njye afite urukundo, arankunda ndabizi. Ubwo nyine uratwarurije nyine uratuzaniye inkondo z'iki gihe. Uyu mukobwa koko ntabona ko hariho uburushyi, ubu igihe abonera umuryango wacu waruhiye aka kanya agiye kutongera tuzanira abandi izindi ndushyi, natwe ubwacu ntituriho. Mbasha umbase uri hano mu biro. Urabona aya masaha ari igihe cyo aya masaha ni igihe ibintu ugize ngo ibintu ntibigiye kurangira. None se iyo ubona shebuja yaramukiye mu rugo aya masaha ukaba utarategura n'icyayi, yongeze hariya nyine. Abantu bakuruze ko baba baramenyereye kwihanganira inzara. Kwicwa n'inzara se? Oya kuyiresista nyine bakagira ibintu byo kwihangana. Gusa niyo mpamvu ugejeje amasaha nshobora kukwirukana rero urebye nabi. Sibyo? Icyo umenya ahantu akunda ishokusha ntumukwiye kunsubiza gutyo, uba ugomba kumbwira uti bose uretse gatoya bigiye gutungana. Ese kutazi kuvuga ngaho nyarutse sha, sibyo? Byibura mu minota 10 urangirije. Ikibazo nuko dukoresha imbabura. Imbabura se ntabwo amakara ni mabisi ntabwo yumye. Irambabura ko nabonye ifite imyenge minini ra. Imyenge yayo ushaka akantu nyine ugire gutyo imbabura yacu. Ariko se biti byawe wacu ko twamenyereye gukoresha imwe, ariko ngiye guhita mbigira vuba vuba. Zakugurire mu ibyayo byose ngaho nyaruka genda kanye. Ubwo iminota myinshi ni 10 nongerereze. Sheri kuri kwita shomba byagenze bite? Uriya muhungu pe mwiriwe uriya muhungu rwose ajya wamuvanye he? Umuhungu se byagenze bite? Kunzi ko yari umwana mwiza, shema byagenze bite? Ese byagize aya masaha nakacyarama. Yes byose nguriya niba ari byarakabije. Oya rwose ahubwo yarambwira ngo ntaze gucanisha amakara ngo nzamushakire. Ariko koko ngo igiturage kivamo ntikikuvamo. Barashaka ngo tujye kugura Daihatsu y'inkwi mwihorere nyine ukimukamo ntikikuvamo, twigendere muri. Wiriwe utishije. Mwiriwe neza, umunaniro uranyishe. Komeze neza. Ya gihugu cyawe
Bro, Oh, Mary. karibu. Urahasha. Muraho neza. Umeze ute? Sawa cyane. Umeze ute wowe? Cyane nanjye ndabameze neza. Hari ukuntu ari ngukumbiyemo. Ko nawe urancanga. Twatandukanye tutavuganye neza ariko umeze neza urakeye. Umeze neza reka ubuzima hari igihe buhinduka. Umeze ute se? Sawa umeze neza. Sigana ncanga rero, sigana ncanga mutuntu. Ute kandi? Ukuntu imyaka uba uriho da. Hari ukuntu Imana igenda ibishyiramo ibintu. Kuri kw'Imana ko ibishoboye se. None se. Umeze neza se. Ni sawa ariko ndabona turagakomeza tuganira hano hanze. Amakuru y'amadamu se. Hanze se. Hari ukuntu ngene yawe kuruta yo kumenya mu rugo iwanjye. Yego se. uraho se Aho. aho makuru Makuru meza. Umugabo se. Uyu mugabo. Uyu mugabo nyine. Umugabo nyine. Tureba se umugabo n'umugore. Uvuze? Umugabo nyine n'umugore. Ese burya bwose wazaga kumbaza ibintu warangije gukora? Uyu ni wa musaza wambwiraga? Wuzuye ubuhivu ahantu hose wagira ngo akaraba ivu nk'inkoko. Urengera. Oya. Uyu ni we wambwiraga? Jya wubaha urukundo rw'umuntu. Jya wubaha amarangamutima y'umuntu. Uru ni urwo rukundo rwawe? Ndanagukunda urabizi. ariko uzi ko ugira ngo uru ruhinja aho ni ikihe kibazo ariko ubundi ufite? Ubundi ubu ngubu ntabwo ibyo byose twakabaye tubiganiraho. Bamwe bakaba basohoka abandi tugasigara tuganira. Ushatse kuvuga iki se abasohoka ni bande? Ni njyewe cyangwa n'umugabo wanjye usohoka? Ariko ujya wibuka yuko iyi nzu ifiteho uruhare. Abagomba kuyibamo ugomba kuba mbazi. Ndabizi ko uyifiteho uruhare, sibyo? Uzi ko urebye nayo inzu nayiguharira kugira ngo nkore amarangamutima yanjye. Ahubwo se wazaje ukayiterura ukayijyana. Ibyo ngibyo bijyamo ntabwo bikoreba. Zo ni aferi z'umuryango. Nturengere Zo ni aferi z'umuryango. Tubaha. Kubaha amarangamutima. Ese ubundi wowe ugira amatwi? Ndayafite numva neza. Iyo umuntu akubwiye urumva? Ndumva cyane. Akumva igishirira mu gutwi nta n'isoni. Ni ishyari nyine ryateye nuko turakubabarira. Njyewe muzishimira iterambere ryanjye ryari. Uzi n'ibindi. Ese kuki ngiye mutifuza ko nishimye? Uzi n'ibindi. Kabishywa mwanyakiriye hanze. Nta nubwo ari ngombwa ko tukwakira mu nzu kuko nta cyiza kikuze. Icyemezo mfite ubu ngubu muri aka kanya. Uretse nijye nawe mzee. Ende. Wowe. Wanyimura muri iyi nzu nakemera nkanayivamo. Ariko aho kugira ngo nsigo nakunze. Umuntu wuzuye ivumba ahantu hose wowe se wuzuye iki? Ni isoni. Ariko ubundi uziga indero. Ariko uzasubire mu ishuri ry'umuco. Darakoreba. Niyo wadusohora twajya ahandi ariko turakunda. Inzu yanyu nayisiga, imitungo yanyu nayireka, ariko nkasigarana ibyishimo byanyu. Ni muhirare miri joro rero sinzabasanga.